Wow, ibirayi murabibona ukuntu bisa. Birasa neza nk'ibyo kwa Mucoma ijana ku ijana. Washyizemo n'udutunguru noneho umva birushaho kuryoha bikarushaho gusa neza. Wabiserivana na salade cyangwa n'inyama. Bari ubwa mbere bonyica no kuri subscribe. Tugiye gutangira rero, twatangiye bino birayi turabironga neza tubimaraho ico. Dukubisha akogesho gasanzwe, ka kogesho musanzwe muzi twogesha amasahani cyangwa igifuka icyo ushaka. Noneho warangiza ugafata icyuma ukagenda ukuramo utuntu tw'utwanda tugiye turimo. Aya ni amazi ya kabiri ngiye kubirongamo. Urabironga neza ukabikesha. Ushatse ubironga mu mazi menshi, upfa kuba amazi agera hakaba neza, kasa neza. Ukoresha rero ibirayi byiza bya Kinigi, nibyo bidashwanyukira mu mavuta. Noneho twebwe ibirayi byacu ukuntu turi bubiteke, turabanza tubikuremo imyanda. Tuntu tuba twaragiye tubora nk'utwiso turimo, utuntu tudasa neza nyine ku kirayi. Ugenda utubororaho, warangiza ukagenda udukorera isuku. Na twa tuntu tuba tumeze nk'amaso tuba tugiye turimo imbere mu birayi, ugenda ukozamo icyuma nka kuriya, noneho ukabikorera isuku. Gutya. Ibirayi ukoresha ibirayi bikomeye cyangwa Kinigi muri rusange. Urafata ibirayi ubikatemo kabiri witonze ku buryo bingana, ibice bibiri bingana. Hanyuma murabibona biracyari mu mazi, ngiye kubishyira noneho mu isafuriya turi butekemo. Biraba byoroshye. Mu isafuriya turi butekemo ndashyiramo amazi. Isafuriya irimo amazi murayabona. Noneho nimara gushyiramo amazi, nshyiremo bya birayi byacu uko byakabaye. Noneho ntangire mbiteke. Ukore subscribe nimba uri mushyashya kuri iyi channel. Hanyuma mukore like kugira ngo menye nimba ibintu mubikunze. Reka dushyiremo akunyu gake tubitogosanya akunyu kugira ngo akunyu kageremo imbere. Nge ntabwo nkunda guhita mbishyira mu mavuta, ndabanza nkabitogosa. Akanota gakeya ntibishye, ariko nanone nkabitogosaho gatoya. Mwabibonye rero harimo akunyu, reka tutogose. Kizemo umuriro mwinshi, ndabitogosa iminota 10. 10 nimba ari ibirayi byoroshye wakoresheje ubicunge ntibishye. Kapfundikireho gatoya bibiri. Urabona bibira rimwe uhita ukuraho. Hano nanakererewe deja. Noneho amazi tuyakuyemo kugira bidakomeza gushya. Reka mbirambika ahantu ku gafuniko, byose mbitandukanyije bitavungagurika. Noneho tugiye gufata amavuta tuyashyire ku ipanu, hanyuma dushyiremo bya birayi byose. Nibiba byinshi turashyiraho bikeya, tuze gushyira ibindi bwa kabiri, ariko byose turabishyiraho. Ndabishyiraho bireba uruhande rumwe kugira ngo nze kumenya n'uburyo mbihindura. Ubishyiramo byose bireba uruhande rumwe, dore byose birubuye. Noneho ndaje nongere mbyubike. Uko igihande cy'inyuma gishya urongera ukubika n'imbere hagashya. Twubitse rero gutya birashya impande zombi. Kugira ngo tubimenye byose biba bireba uruhande rumwe. Rero mu gihe biri gushya, reka dutunganye ibikoresho turi bukoreshe. Tugakoresha ibirungo bitandukanye. Harimo salisa, harimo magi, harimo igitunguru, harimo inyanya, harimo poivro na soya sauce isanzwe. Tugiye rero gutangira dukata igitunguru. Igitunguru turagikata mu buryo bubiri. Hari icyo ngiye gukata nkata design nziza zo kuza gushyira ku birayi n'ibishya. Ikiri busigare turagikarangisha. Ibikatika nabi turabikarangisha. Ndabishyira ukubiri. Ndabikata ukubiri. Igitunguru ni kinini, ntabwo ndi bukoreshe cyinshi cyane. Urikata nk'ikizeru gutya. Ibivuyemo byiza mbishyire ruhande rumwe. Nka gutya nyine. Ndagenda mbikata byose. Noneho bitabaye neza, bitabaye design nziza, ndabishyira uruhande rumwe nabyo. Ngiye kubikata ibyo ngiye gukarangisha. Biriya nashyize ku ruhande turaza kubishyiraho ibirayi byahiye. Ufite igitunguru gitoya wakoresha ibitunguru bibiri, ariko nanone ibitunguru poivro ushatse wabisekura kugira ngo bitaza kugaragara mu birungo. Nkewe nta kibazo. Hanyuma umuntu ntekeye bino birayi nagakunda tungurusumu. Tungurusumu nayo ushatse wayishyiramo, biremewe. Ibi birayi ni byaje byo mu kabari muzi biryoha twese dukunda, ariko kubiteka nabwo biroroshye. Wabitegura mu rugo
ukabirya, ukabigaburira abantu bawe, ukabigaburira abashyitsi. Nimba ufite abantu batekera ubukwe wabibatekera, abantu barabikunda. Keretse nimba utekereza ko bidatubuka, ariko bino birayi biraryoha. Nimba utekera abantu ushobora kubibatekera bakabirya bakabikunda. Turahata n'urunyanya, puwavuro twayikase, igitunguru twagikase, dushyize n'ibindi ku ruhande turi buze gushyiraho. Tugiye gukata n'urunyanya. Urunyanya turarukata turunoze, ushatse warurapa. Uri umuntu ushaka kubikora neza, ushobora n'ibi birungo byawe kubisya byose bikanoga, ukabikaranga biseye, cyangwa se ukabishyira mu gasekuru nimba udafite blender. Njye rero ndabikata gutya, nkatemo duto 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 nk'uko mubibona. Ndangiza kubikata ibirungo byacu, ibirayi nabyo byahiye, ngiye kubyarura. Mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora like nimba muri bashyashya kuri ino channel yanjye. Ni channel ikora ibintu byo guteka byiza utasanga ahandi, byiza cyane. Duteka ibintu bya kinyarwanda, duteka indyo mpuzamahanga. Nimba uri kureba iyi video urebe munsi hari ahantu handitse Jose Official TV, urakandaho nurangiza winjiremo ureba amavideo yose twakoze menshi atandukanye, arimo ibintu bigiye bitandukanye twagiye duteka. Ibirayi byacu byahiye, ubikuramo bitarashirira ngo bibe umukara. Byahinduye akabara, mbikuramo. Noneho dufashe ya panu twakoresheje, nta yandi mavuta ndi bwongereho, ngiye kumutsa bino birayi, nako gukaranga bino birungo, kuko mu birayi harimo utuntu tw'utuvuta. Ngiye gukoresha rero ipanu imeze nk'itariho amavuta, nayakuyeho nyabika ahandi hantu. Ngiye kwigira rero kubikora gutya, nibyo biri bunyorohere nka gutya mubona. Reka rero dukarange, dushyiremo inyanya zinoge nazo. Murabona bya birungo impamvu ugomba kubisya iyo uri umuntu utekera nk'abantu nko muri resitora. Ngewe nuko ari byo mu rugo, ntawe uri buze kumbaza ngo izi pavuro ziri kugaragaramo. Kashyiremo akamagi, salisa n'akayiko kamwe ndi bushyiremo. Nibyo ngibyo bibiri. Bishatse ibyo birungo bindi ntabwo wabishyiramo, ariko reka dushyiremo na ka soya sauce. Muri resitora cyangwa muri hotel kwa Mucoma sinzi nimba soya sauce bayishyiramo, ariko ngiye nyishyizemo kwiryoshya ibiryo, iryoshya ibiryo. Utayifite wayihorera. Tugiye gushyiramo utuzi dukeya cyane kugira ngo ikirungo, bya birungo dushyizemo bibanze bishye. Murabibona tubishyizemo byahiye. Noneho dushyizemo bya birayi byose tugiye kubishyiramo kugira ngo bifate ikirungo. Ubishatse wafata akaroso ukagenda usiga kuri buri kirayi, ariko njyewe ntabwo ariko uburyo nkoresheje. Urakora wowe ibikoroheye, ufite akaroso wagashyiraho ukagenda ubisigaho, noneho byose bigafatwa n'ikirungo. Ushyiramo agasenda iyo ubishatse. Njyewe ibi biryo ntabwo biri buribweho n'abantu bakuru gusa, harimo n'abana, nta rusenda nshyizemo. Murabibona rero byaryoshye, bimeze neza kandi birahumura neza, biraguhumuramo ka karungo. Noneho tugiye kubishyira ku isahani tubitegure. Ndakuraho kimwe kimwe nkoresheje rushe yanjye, ndakuraho kimwe kimwe mbishyire kuri ino sahani, ndagiza mbishyire ku meza. Bibaye byiza wabiserivana n'inyama, wabiserivana na salade, biterwa n'ibyo ufite. Ushobora no kubirya byonyine. Ushaka kwinezeza nyine teka wirire, biroroshye. Ibi birayi muzabiteke hanyuma muzambwire muri komenti uko bimeze. Ibi birayi biraryoshye. Mwibuke gukora subscribe. Noneho tugiye gushyiraho cya gitunguru ntimukibagirwe. Tugiye gushyiraho igitunguru twakasemo utuzeru, ndagishyiramo nitonze. Gutya ukaraba intoki ubundi ukagishyiraho witonze nka gutya nyine. Ubundi nakubwira iki, ibirayi murabona ko bisa neza, birahumura neza. Ni ibintu ushobora guteka mu rugo. Ubwo rero tubonana ubutaha mbatekera ikindi kintu mushaka, mukimbwire muri komenti. Ibirayi byo ni uku nguku bimeze kandi murabona ko ari uburyohe. Yego birasa neza, noneho kiratukurije nka cya kindi cyo mu kabari. Biraryoshye rero. Tugiye kubiseriva bimeze gutya. Ibi ni ibirayi wakora nimba uri umucuruzi ukabicuruza. Ni ibirayi wakora nimba ufite akabari, nimba ari mu rugo ukabitekeraho mu rugo.
mugire umunsi mwiza rero ndabakunda cyane, ciao ciao, bye bye.